z'ukwezi kwa karindwi, 2026. Nabonye ibintu byinshi bitandukanye, ubundi nabanje kubona hari ahantu hari ibitaro cyangwa se simbizi, ariko ni ibitaro ahantu bapimisha abana, sinzi niba bahita ibitaro. Nabonaga rero nanjye mfite umwana mutoya ariko umwana munini, hanyuma rero ngo twari twagiye nyine ngo kubakingiza. Hanyuma gusa iyo nzu ntabwo nzi ukuntu yari iteye, nta n'ibipimo byo gupimira abana byari birimo, ahubwo hari harimo ibindi bintu, hari utuntu tumeze, ndabona amabase y'abana, n'amabase y'abana nyine abakire baba bafite, yo ntago yari amabase, ahubwo hari ahantu nyine hakoze gutyo nk'amabase. Habaga rero harimo amazi, nyine buri mwana yari afite iye base, ntabwo babaga bari bubogereze mu kintu kimwe. Rero ukuntu hari hameze, wajyanaga umwana hanyuma ukabanza ukamwoza muri aho ngaho nyine. Iyo base nyine ni ikintu cyabaga gikoranye, hari barubatse inzu n'ibyo babikoramo, sinzi uko nabivuga, sinzi ngo navuga ngo ni ibibumbano cyangwa ni ibiki, ariko nyine ni uko hari hameze, kandi habaga hari amazi, hari isabune, hari eswime, nyine waragendaga ugakuramo umwana imyenda, ukamukarabya, ukamuhanagura, warangiza amavuta yari ahari ukamwambika. Hari ahandi hantu habaga hari akandi kantu kameze nk'agatanda, ariko nako gakoze nyine atari nk'ibi bajya kugura mu isoko. Hanyuma rero ukamushyiramo, ukaza kurindira ko baguhamagara. Rero naragiye, ngewe byarangoye kuko umwana nari mfite ntabwo nari narigeze mbona mubyara, gusa ngo yari uwanjye, ariko ntabwo nzi ngo nari naramukuye he, kuko ntigeze mbona mutwite cyangwa ngo mbibone mubyara. Rero namaze kumukarabya, hanyuma mujyana aho nagombaga kumushyira nk'abandi. Hanyuma rero umuntu wari ushinzwe gukingira, ngewe yambwiye yuko nyine umwana musiga, hanyuma nkasohoka nyine ngo nkajya mu bindi. Arambwira ngo umwana nta kibazo, ngo hari abandi bari bumwiteho. Ntabwo nigeze rero mburana, wenda ninde wita ku mwana wanjye, ibyo sinabitekereje. Nahise koko rero mpaguruka ndasohoka, ariko nkigera hanze nyine y'aho nari mvuye ubwo mu rugo, wenda nahise mpasanga mama ari aho ngaho mu rugo. Mama yari yambaye ikanzu y'umweru n'igishora cy'umweru n'ivara ry'umweru, ariko iryo vara ryari rifatanya n'igishora. Hanyuma mama yambwiye yuko umwana kuba ari mu bandi nta kibazo, ahubwo njya gukora akazi, hanyuma umwana nta kibazo ngo ari bugire. Hanyuma nyine nahise ngenda nk'uko mama yari abivuze. Navuye aho ndagenda, ariko sinari nzi n'ibyo ngiye gukora, aho ngiye kubikora cyangwa umenye ngo ngiye gukora ibiki. Navuye aho ngaho rero ndagenda, mama musigaho. Gusa nageze mu nzira mpura n'umuntu w'umukecuru, ariko uwo mukecuru ambwira yuko rwose nta bwenge na bukeya ngira. Yahise ambwira ngo
ngo wowe ngo barakubeshya ngo ukemera, arambwira ngo se ngo urabona ngo wakwirukanga inyuma ngo ya kiriya cyana ngo kikazagufasha iki, arambwira ngo ninze ajye kunyereka ibyo ngomba kwitaho, mubwira yuko nta na kimwe ngomba kwitaho ambwiye amaze no kuntukira umwana, ndamubwira ngo ndita ku byo mama avuze, ambwiye ko njya mu kazi nta handi hantu antumye. Hanyuma uwo mukecuru arambwira ngo uzahora ubura ubwenge, arambwira ngo niyo mpamvu uzasuzugurwa kugeza igihe uzapfa. Ndavuga nibyo ntabwo ubishinzwe nta nubwo bikureba, ariko ahita ambwira ngo reka yigendere, ibyo yari agiye kumbwira arabiretse. Ndavuga ngo bireke kuko ntacyo byamarira. Yahise agenda, mva aho ngaho ndagenda, gusa naje kugera ahandi hantu nabwo mpasanga mama, ariko mpasanga n'abandi bantu benshi. Hanyuma nahahuriye na Yozafina, ariko hari n'abandi bantu b'intumwa ntarimo kwibuka. Hanyuma mama yahise ambwira ngo yadukoreshereje niforume nitujye kuzifata, hanyuma tugende. Hanyuma ngira ngo wenda aho tujya, wenda ngira ngo Yozafina arahazi. Rero mu gihe cyo kujya kuzifata hahise haza umuntu w'umugabo wari ufite imyenda, ariko yari amajipo, ariko ijipo imwe yabaga idoze neza inadukwira. Hari ijipo zidoze nk'iz'abanyeshuri, zari ijipo nyine sinzi ngo ahubwo nabonaga ari amatise, ariko yari amajipo asa n'amaroza. Hanyuma akandi kajipo ka kabiri kari gatonya ku buryo iyo jipo naganze ari umwana itanamukwira. Hanyuma njyewe ngo nahise ndakara cyane, ngo ndavuga ngo nimba niyinga, ariko se ngo umuntu wadoze ngo iyi myenda ngo afite ngo ubwenge. Hanyuma mama yavuye aho ajya ahandi hantu hirya mu bantu, azana ishapure, ariko izi shapure nyine zisanzwe, ariko zari ishapure zasaga nk'icyatsi. Hanyuma araziduha. Hanyuma mpita mbwira mama ngo yewe nimba n'iyi shapure ngo nzayigumana mpaka nzajya nyibika ahantu kure, ariko se ubu ngo iyi jipo koko ngo nayimaze iki? Hanyuma mama arangije aravuga ngo nyine nimurebe ko babaha ibyo gukora, ntimukore ibyo bababwiye, ahubwo mukikorera ibyo mwishakiye, ngo dore nguko rero uko bimeze. Hanyuma mbwira mama ngo se ubu uyu muntu wamwishyuye? Mama arahigima, ariko siyambwira nimba yamwishyuye cyangwa atamwishyuye. Hanyuma rero nahise mbwira Yozafina ngo rero noneho twagenda, kuko njye numvaga ibyo ari byo byose Yozafina azi aho tugomba kujya. Yozafina yarambwiye ngo se turagenda aka kanya? Ndavuga ngo si ibyo twari dutegereje, si twabibonye? Ariko napfaga kuvuga kuko numvaga nyine wenda tubonye niforume n'iyo shapure nyine tugomba kugenda, ariko sinagira ubwenge bwo gusobanuza mama aho tugiye cyangwa n'ibyo tugiyemo. Hanyuma rero Yozafina yambwiye ngo ntabwo duhita tugenda ako kanya. Njye mpita ndakara, mpita ngenda, ariko mpubutse ntabajije aho tugomba kujya. Sinigeze mbwira mama ngo ndagiye, nyine njye nahise ngenda, ariko akajipo gatonya ntabwo nakajyanye, kuko iyo yankwiraga narayambaye nyine, utwo dutoya ntacyo twari kutumaza. Hanyuma rero navuye aho ngaho mpita ngenda,
ariko naje kugera mu nzira mpura n'umugabo, gusa uwo mugabo yari akiri muto ariko yari umugabo nanone ukuze ufite nk'imyaka wenda nka 40. Hanyuma uwo mugabo yahise ambwira ngo nibakubwira kugenda ntukarindire mu kanya cyangwa ngo urindire ejo, ujye uhita ugenda. Nibakubwira ngo gukora ukavuga ngo ndakora mu kanya nduhutse, ahubwo jya uhita ukora. Hanyuma ndamubwira ngo yego, ariko nkatekereza ko ngiye kumubwira nubwo ngiye ko ntazi aho ngiye. Hanyuma mu gihe natekerezaga ibyo rero ntago nzi aho mama yaturutse, nagiye kubona mbona mama gusa ahagaze iruhande rw'uwo mugabo. Hanyuma mpita nishima mbaza mama ngo mbese burya twari twazanye, ntangira kumubaza aho yanyuze, ariko mama ntiyambwira aho yanyuze, ahubwo mama yahise anzanira inkweto. Gusa izo nkweto sinzi nimba zinabaho, ntabyo nzi, ntaho ndanazibona. Yanzaniye udukweto murabona izi shapure z'ubururu, izi shapure zifite amasaro manini, mo imbere haba harimo ubururu cyangwa umuhondo, nyine amashapure afite amasaro ameze wenda nk'amadongo aba ariko mbigereranya, niko izo nkweto zari zimeze. Rero narazambaye mbona zirankwira, ariko nyine numva sinzi ukuntu nyine mbaye, ariko mama ansezeranya ko nyine ari icyo nari nibagiwe. Ariko mama ambwira ko nubwo anzaniye izo nkweto atari izo kunyereza, ahubwo ngomba kwihuta nkajya mu kazi, ngo ntarangazwa n'inkweto ahubwo nihute njye mu kazi. Nikirije mama vuba cyane kuko numvaga nishimiye inkweto, numvaga nyine ntazi ahari mvuye mu ntera ngeze mu yindi. Rero ntago nitaye kuri mama n'uwo mugabo, nyine nahise njye mfata inzira ndagenda, ariko nteye nk'intambwe nk'icumi nongeye guhura na wa mugabo ari wenyine, mpita ngira ubwoba, nibaza ko nabasiganye na mama, nibaza ko ahantu ngeze tuhahuriye. Hanyuma ntangira gutitira, ariko ambaza ikinteye ubwoba, mubwira ko ikinteye ubwoba ari ukuba musize inyuma nkaba musanze imbere. Hanyuma ambwira yuko ntamusize imbere, ntamusize inyuma, ahubwo we ahora imbere kugira ngo tubashe kumenya inzira. Hanyuma ndamubwira ngo kugira ngo tubashe kumenya inzira, arambwira ngo yego. Ndamubaza ngo witwa nde? Araceceka. Ndongera ndamubaza, arambwira ngo si ngombwa izina, ahubwo ikiri ngombwa ni ukumenya yuko ari we uri imbere kugira ngo tumenye inzira. Ndamubwira ngo yego nyine, sinaguma muhatiriza, nemera ibyo avuze. Hanyuma rero arangije aravuga ngo rero, arambwira nawe ngo rero ntago inkweto arizo zagatumye umutima wawe utajya ku byo ugiyemo, ahubwo arambwira ngo ahubwo inkweto buriya ntacyo zimaze. Ndasakuza cyane ndavuga ngo se ko inkweto ari mama wazimpaye, gute nta kintu zimaze, kandi mama yabonye ko kuzambara ari byo byiza n'amabuye nyine atazongera kunyica. Hanyuma ndamubwira ngo ahubwo reka nihute mama adasanga ntaragera iyo ngomba kujya, ariko uwo mugabo arambwira ngo hoya. Hanyuma muri ako kanya rero haje kuza uwundi muntu w'umugore, nawe yavaga aho twaturutse, nawe ajya
ubwo nyine mu nzira nari ndimo kujyamo, ariko sinari nzi ngo arajya hehe. Hanyuma uwo mugore akigera aho ngaho, hanyuma yahise abwira uwo mugabo yuko nyine afite ikibazo. Aramubwira ngo abyaye inshuro 7 zose abana baba bahita bapfa, nta mwana afite. Hanyuma arongera aramubwira ngo rero nkeneye igisubizo ngo cy'ubuzima bwanjye. Hanyuma njyewe mpita ntekereza ngo uyu muntu nawe ni injiji, ngo none se barabimubwira kugira ngo abikoreho iki nimba barapfuye ko atanabagarura. Hanyuma ariko uwo mugabo ambwira yuko nyine ibyo narabitekerezaga, ariko ambwira ko uwo mubyeyi atari injiji, ahubwo azi ubwenge, kuko abwiye uw'akamaro kandi abwiye ugomba gusubiza koko ikibazo cye. Ndaceceka ariko mu mutima ntangira gutekereza ngo ndebe nanjye icyo ari bumusubize. Hanyuma yafashe uwo mugore, gusa igice cy'imbere cyari cyambaye, ariko ubwo nyine ntabwo nzi uko nabisobanura, ariko igice cy'inyuma guhera mu mbavu nyine kugenda mu mugongo nta mwenda wari uhari. Hanyuma rero yakoze ahantu hagati mu mugongo ku igufa ry'urutirigongo, hanyuma niho yakoze. Hanyuma havuyemo, murabizi ikintu kiba igikorosho, igiba ari igikonoshwa, uba ari ikintu, hari ibintu by'umweru bimeze nk'ibinyo, ibintu binini cyane biba mu bitumba cyangwa biba ahantu abantu bakunda guhinga bikavamo inkoko zikabirya, by'ibyeru, ibishorobwa. Havuyemo rero ikintu kimeze gutyo mu mugongo, hanyuma ntangira gusakuza. Rero nibajije icyo kintu kuba cyaba kiba mu muntu. Hanyuma rero kikimara kuvamo, yafashe ikintu ubundi gusa yagitoraguye hasi kimeze nk'ikibabi cya voka kibisi, ubwo sinzi aho cyavuye. Hanyuma ashyiraho cya kintu, hanyuma arangije abwira uwo mugore, aramubwira ngo nagende azabyara abana barenze abo yapfushije. Hanyuma aramubwira ngo kandi icyatumaga abana be bapfa aracyishe, ngo ngaho nagende. Ndangije mpita ntekereza ngo uyu muntu si umuraguzira, ndavuga ngo umuntu ngo ashobora gukora ku muntu akavamo iki kintu, akaba anamubwiye yuko azabyara abana barenze abo yabyaye. Hanyuma mpita ntekereza ngo uba yarapfushije 7 akabyara 8, ubwo azaba abyaye abana 15. Ariko yongera kumbwira ko ndekera aho gutekereza ibidafite akamaro. Arambwira ngo niwe ugena, ntabwo ari njyewe ugena. Ndavuga ngo yego. Hanyuma arangije arambwira ngo kandi ntago ari umupfumu, ngo ntago ari umupfumu, si n'umuraguzi nk'uko njyewe mbitekereje. Hanyuma arambwira ngo ahubwo njyewe ndi umuremyi. Ndasakuza cyane, ndavuga ngo nawe ugiye kuba ngo nk'abantu bahora bambwira ko mama nta mumaro ari bo b'akamaro. Nyine numva ndarakaye, ariko nabwo arambwira ngo ningarukire aho. Hanyuma arambwira ngo impamvu ngo nuko uri umwana gusobanukirwa byakugora. Ndavuga ngo mbwira ndasobanukirwa,
ndamubwira ngo icyo ntasobanukirwa ndagenda nkibaze mama. Mu gihe rero nkivuga ngo ndagenda nkibaze mama, haje kuza uwundi muntu w'umwana, umwana mutoya cyane ufite nk'umwaka n'igice. Hanyuma akimara kugera aho ngaho, uwo mugabo nyine yahise atsimbura ibirenge aho yari ahagaze, ahita agenda ajya gusanganira uwo mwana, hanyuma ahita amuterura. Hanyuma ndangije ndatekereza ngo ntabwo ari mubi ubwo agize impuhwe zo guterura umwana. Hanyuma arangije arambwira nabwo ngo nindeke gutekereza ibintu bipfuye. Hanyuma nyine ndatuza, si ibyo natekerezaga si byongeye kugaruka. Arangije arambwira ngo ninze tugende. Twavuye aho ngaho tugera ahandi hantu hari iriba, ariko nyine iryo riba umukingo wari warirenzeho amazi, kubera nyine amazi yagumaga aza, aho amazi yaje nyine murabona isuri wenda. Ibitaka byagendaga bivaho, ariko n'ubundi ukaba utabona aho uvoma, kuko uko ibitaka byavagaho ibiri ruguru byaragarukaga bikongera bikarengaho nyine bikaguma gutyo, ku buryo utabona aho uvoma, n'iyo wajya kudaha amazi mu ntoki yo kunywa yaza ari ibyondo. Tukigera aho rero yahise ambwira ngo ninsibure iryo riba kugira ngo nyine abantu baze bavome. Hanyuma rero nahise njya aho yarambwiye nyine mpera ntiyura ibyo byondo, kuko hari harimo n'ibiti n'ibintu by'ibibingo n'ibintu by'imikeri, nyine ibintu byahurudutse bigwaho. Rero nagiye kurisibura, ariko waguma ahagaze ahantu nyine ateruye n'umwana. Hanyuma rero namaze kurisibura, hanyuma arangije arambwira ngo ndarisibuye ariko n'ubundi amazi yagomeje gutobama. Ndamubwira ngo mbigenze ne kugira ngo atobamuke. Hanyuma arambwira ngo ibisigaye n'uwo mwana abikora. Ndavuga ngo hoya, ndavuga nabimbwire mbikore, kuko uwasanga umwana ari gukora mpagaze aho yangaye. Hanyuma ambwira ko njye nta kintu nakorera ayo mazi, ahubwo uwo mwana ari we ugomba kuyasibura nyine akayasukura akaba meza. Hanyuma rero narabyemeye, kuko numvaga ko nyine abizi ko uwo mwana abishobora. Ariko muri ako kanya njyewe nahise ntekereza, ndavuga ngo reka mvuge mama ndagukunda, mama ndakwizera, ndebe koko ko uwo mugabo ari mwiza, ntaba nibeshye. Hanyuma nyine nahise ntekereza mu mutima, ndavuga ngo mama ndagukunda, mama ndakwizera. Hanyuma uwo mugabo yahise ambwira ngo mwana wanjye, iyo ni intwari izagufasha mu buzima bwawe bwose. Hanyuma arangije aravuga ngo habe nijoro, habe ku manywa, habe mu rugendo, habe mu rugo. Aravuga ngo nuyibagirwa uzamenye neza ko ibyawe byarangiye. Ngera aravuga ngo nuyibagirwa uzamenye ko inzira zawe nazivuyemo ntakizirimo. Hanyuma mpita mubaza ngo inzira zanjye wazivuyemo? Arambwira ngo yego. Ndavuga ngo ibyo binsobanurire mbimenye. Arahigima arambwira ngo menya icyo. Nyine numva sinzi ibyo ari byo. Hanyuma rero muri ako kanya nagiye kubona mbona umuntu nyine
aturutse nyine ahandi hantu ku rundi ruhande, yari afite ijerekani eshatu aje hahandi kuvoma, gusa yari umugabo. Hanyuma nibwo nahise ntekereza ko yambwiye ngo umwana niwe utobamura ayo mazi, ubwo nyine ibyo nari ndimo nahise nyine mbivamo, nyine ngo ndebe ukuntu umwana icyo ari bukoreshe kugira ngo ayo mazi atobamuke. Hanyuma nagiye kubona mbona yari afite akantu kazinze, ariko sinari nigeze nkabona, ako n'ubundi yari umwana. Rero yaragafashe aragenda ajya hahandi kuri rya riba, ariko uwo mugabo ansaba ko nigira imbere ariko ntamukandagirira mu mazi. Hanyuma nagiye hafi y'iryo riba kugira ngo ndebe uwo mwana uko ari bubigenze. Rero yari afite agatambaro kazinze k'umweru, yaragafashe arakazingura akarambika nyine mu mazi, akakirambikamo mbona ni igishura kinini cyane umuntu mukuru nyine yakwitera. Murabona ibishura bya mama ku babizi uko bingana ni binini, kandi yari agafite ari gato. Murumva umwana w'umwaka wenda n'igice ukuntu aba angana, ntabwo siwamuha wenda ntiwamuha n'ishati y'umuntu mukuru ngo ayishobore, urwo ni urugero, ariko cyo cyari kinini. Hanyuma uwo mugabo yambajije nimba mbibonye, mubwira ko mbibonye. Hanyuma umwana yahise akivanaho amazi, kandi ubundi yari mabi pe, amazi yahise aba meza, mbona ni amazi y'urubogobogo. Ubwo na wa muntu yari ahageze aje kuvoma. Hanyuma uwo muntu nawe baramuhagaritse nyine, aramubwira ngo nahe uwo mwana amuvomere, kuko niwe ushinzwe kuvomera abashaka kuvoma. Ndasakuza cyane ndavuga ngo nibareke njyemo, hanyuma wenda mufatire nyine ijerekani. Ariko uwo mugabo yongera kubimbuza, ambwira ko ibyo ngibyo ngewe ntabishobora, ntabishinzwe. Hanyuma ndamwemerera. Uwo muntu rero aravoma amazi, amajerekani amaze kuzura, kubera we yahaga uwo mwana amajerekani we akaguma hejuru. Rero nagomeje nitegereza ukuntu uwo mwana ikintu ari bumaze ayo mazi, ukuntu ari buyaterure, nyine uwo mugabo yanze ko njyayo. Hanyuma rero muri ako kanya amajerekani akimara kuzura, gusa yakoragaho gusa ukabona amazi nyine, ukabona ntago ari, mu by'ukuri ntago nzi uko nabisobanura, ariko ntago zari imbaraga z'umwana ungana gutyo. Amajerekani rero hanyuma yamaze kuyashyira aho hejuru, hanyuma uwo mugabo abwira uwo musore aho nafata amazi ye agende, ariko amubwira ko ayo mazi ari amazi y'umumaro, atazigera ayapfusha ubusa ngo ayamenagure mu gihe kidakwiriye, azajya ayakoresha neza kandi akayaha n'abandi kugira ngo abagirire akamaro. Hanyuma mpita ntekereza ngo si ubu amajerekani 3 azajya yoga, ateke, nimba iwabo haba sima na korope bazamara n'iminsi 2. Nyine ibyo nabyo nibyo natekerezaga, ariko uwo mugabo ambwira ko ayo mazi atari amazi yo gupfusha ubusa, atari ayo gukoropesha inzu. Ambwira ko ayo mazi ari ayo azajya akoresha akayanywa kandi akayaha n'abandi. Ndamwemerera. Hanyuma mpita mubwira ngo ngewe ko nta kivomesho, si wambabarira wenda
nkananywa nanjye nkagira ubuzima. Hanyuma uwo mugabo arambwira ngo ikivomesho ndagifite kuko uwo mwana ari we ushinzwe kumvomera. Ndavuga ngo se aramvomera mu ki kandi ntacyo kuvomesha afite? Hanyuma uwo mugabo arahigima ambwira ko ibyo ambwira ntabasha kubisobanukirwa, ariko mubwira ko rwose nabisobanukirwa abashije kubimbwira. Hanyuma ahita ambwira ngo, arambaza ngo, yahise ambaza ngo ari umwana wawe, ngo ari na mama wawe hakomeye iki? Nyine numva byose birakomeye, numva mbuze amahitamo. Numvishe umwana wanjye akomeye kandi numva n'umubyeyi wanjye akomeye. Hanyuma nyine ndaceceka, arambwira ngo nimusubize icyo ambajije. Hanyuma natekereje ko iyo mama wanjye atambyara n'uwo mwana ntari bumubyare. Hanyuma mpita mvuga ngo hakomeye mama wanjye kuko iyo atambyara n'umwana sinari bumubyare. Hanyuma aravuga ngo nsubije neza kuko arambwira ngo kuko umubyeyi wanjye niwe ukomeye kuruta abandi bantu bose ngira inshuti cyangwa ngo ngira abanyamabanga. Hanyuma mpita mubwira ngo yego, ariko nta muntu wundi ngira w'umunyamabanga. Hanyuma ako kanya nkimara kumubwira ibyo ngibyo, hanyuma yahise agenda ajya guterura wa mwana mu iriba, amukuramo amusubiza nyine ku kaboko yari yahoze amuteruyeho. Hanyuma arangije arambaza ngo, yarambajije ngo uwo mwana, yarambajije ngo uyu mwana wanjye urabona ari uw'agaciro cyangwa ntabwo ari uw'agaciro? Ndamubwira ngo arenze kuba uw'agaciro kuko umwana w'uruhinja ubasha kuvoma arenze abandi bana. Hanyuma uwo mugabo arahigima ahita amanura umwana amushyira hasi. Akimara kumushyira hasi rero ntaho nagiye, nta naho narebye, ariko icyabaye ndamutse nkibasobanuriye naba nkibeshye kuko cyaba ari ikintu mpimbye. Gusa akimushyira hasi ntago nzi ibyabaye, mpita mbona ari mama n'ubundi twahoranye kare, mbona nyine n'imyenda yari yambaye niyo yambaye. Nyine natangiye gusakuza, ntangira kuva aho narindi, nyine njya mpunga, nyine njya ahandi hantu haruguru, nyine hafi y'uwo mukingo nari nakuyemo ibintu byari byagiye mu iriba. Hanyuma rero uwo mugabo ambaza igituma mpunga, ariko mubwira ko ibyo bintu biteye ubwoba, nta n'umuntu wabyumva, nta n'umuntu wahagarara aho ngaho kubera ibyo abonye. Hanyuma arangije arambwira ngo nta bitangaje, arambwira ngo yagira ngo anyereke ko impamvu avuga ngo ni impamvu yambwiye ko ngo umwana we nyine ngo iyo aza kumbwira ngo umubyeyi we ntabwo nari kubyumva kandi ari umwana. Arambwira ngo rero, ahita ambwira ngo rero umwana wanjye arangije byose. Hanyuma ndamubwira ngo yego, ariko ako kanya mpita mubaza ngo gute uvuga ngo ni umwana wawe, si ubu waramubyaye? Ahita ambwira ngo mwana wanjye birenze kumubyara. Ndamubwira ngo kuki birenze kumubyara? Hanyuma arangije arambwira ngo nujya kumbaza
ngo nujya kumbaza impamvu birenze kumubyara, uzajye wibuka inzira igoranye, inzira ikomeye cyane. Hanyuma ako kanya nibuka inzira najyanyemo na mama ajya kunyereka ngo inzira ngo yanyuzemo kugira ngo ambone. Nyine nahise mbyibuka. Hanyuma numva ngize ubwoba. Arambwira ngo ibyo nuzajya ubyibuka uzajya uhita umenya agaciro k'umubyeyi wawe. Hanyuma ndamubwira ngo yego. Hanyuma arangije aravuga ngo rero nagira ngo umfashe gusibura iri riba abana banjye baze kuvoma. Ndamwikiriza, nkimwikiriza mama naramubuze n'uwo mugabo ndamubura, yewe n'iryo riba ndaribura mbona ndahandi hantu. Hanyuma rero navuye aho ngaho ngenda nihuta cyane, ariko ngenda nibaza kuri ibyo bintu nyine mbonye. Hanyuma naragiye ngera ahandi hantu. Nahuye umugore ntamenya ukuntu yari ameze. Ukuvuga ngo mu maso yari igikara kandi ahandi ukabona ni inzobe. Hanyuma uwo mugore tukimara guhura yambwiye yuko ibyo ndimo byose bizangora kandi bizantera ubukene bukabije. Hanyuma arambwira ngo yaraje kunyobora aho tujya gukorera amafaranga, hanyuma tugateza imiryango yacu imbere. Hanyuma arangije arambwira ngo ibyo ambwira ndabyemera, mubwira ko ntabyemera. Ambaza impamvu ntabyemera, mubwira yuko ibyo byo kujya gushaka amafaranga yo guteza imiryango yacu imbere, mubwira ko umuryango wanjye uteye imbere ntabyo nywutezamo imbere. Araseka cyane. Hanyuma arangije arambwira ngo umuryango wawe waba uteye imbere iki wirirwa usabiriza? Ndamubwira ngo ngewe sinjya nsaba, nta n'umuntu n'umwe njye ndasaba. Ndamubwira ngo mu gihe cyo kunshinja ibinyoma nyereka abantu byibuze 2 naba narasabye. Arangije arambwira ngo hoya ibyo si byo njyamo impaka, icyo nshaka ni ukugufasha kugira ngo nawe ube uw'agaciro mu bandi. Ndavuga ngo agaciro ndagafite, ntabwo agaciro nzakagira kuko njya gukorera ayo mafaranga. Hanyuma uwo mugore akomeza ambwira ngo sinkabure ubwenge. Arambwira ngo niyo mpamvu uzasuzugurwa n'abawe bagasuzugurwa kugeza igihe muzapfa. Ndavuga ngo ntabwo ari wowe utanga ubuzima, si nawe ushinzwe kumenya iby'amaza y'abantu. Hanyuma arangije arambwira ngo ubundi ufite ubwenge? Mubwira ko mbufite kandi bwuzuye, ariko ambwira ko hari icyo mbura yamfasha nkakibona. Mubwira ko nta bufasha bwe nkeneye. Ariko ako kanya nahise nibuka ngo igihe cyose nataye iyo mba nahamagaye mama mba nagiye. Ako kanya nahise mvuga ngo mama ndagukunda, mama ndakwizera, mama uri inzira, ukuri n'ubugingo, mama uri byose, uri icyuma, uri icyomoro, uri icyambu. Nabivugaga nyine ntahumbya ntarekeraho nyine. Hanyuma uwo mugore yarasakuje cyane ambwira ko muteye iseseme kuko ndi uwo guhombya ntari uwo kungura. Mubwira ko ntacyo mpombya. Ambwira yuko iryo jambo ribujijwe kurivuga kubera ko aho kugira ngo ribesheho ahubwo ryangiza. Hanyuma mubwira yuko ahubwo ryakagombye kutangiza, ahubwo ryakagombye kurimbura, kuko icyangiritse ushobora kugisana. Hanyuma uwo mugore akomeza antuka cyane, arambwira ngo agiye kumbwira ibintu 9. Ambwira ngo agiye kumbwira ibintu 9. Hanyuma ngo
ngo mama yambwiye, gusa ntago yavuze mama, ahubwo nyine yaramututse ariko kuko mba nzi ngo ninde nyine ndabimenya. Ambwira ngo agiye kumbwira ibintu 9 mama yambwiye kandi bitari ukuri. Ndamubwira ngo nta na kimwe nkeneye kumva. Ndamubwira ngo mama ntiyakwirirwa ambwira ibitari ukuri kuko ntago mama ajya abeshya. Araseka cyane arambwira ngo reka mbwire icya mbere. Mubwira ko ntakeneye na rimwe kubyumva. Ndamubwira ngo icyo nkeneye ni uko agomba kuva mu nzira nka Giyonge. Arangije arambwira ngo niyo mpamvu rero ngo ntagomba kumva ikintu cyose mama ambwiye, ngo kibe kinini cyangwa kibe gito, bibe byinshi cyangwa bike, ngo kuko mama aba abeshya, arambeshya nta kuri ajya ambwiza. Ndamubwira ngo yambeshya yambwiza ukuri, umubyeyi avuga ibyo ashaka akanakora ibyo ashaka, ibyo ntibinandeba. Hanyuma ambwira ngo aho niho nabereye ikintazi. Ndamubwira ngo nta kibazo, ndi ikintazi ariko kitari icyawe. Hanyuma araseka cyane. Hanyuma yahise akura amafaranga mu mabere yari yahishemo. Hanyuma ari amafaranga menshi ariko ntabwo nyine nayabaze, ariko yari menshi kuko yari azinzeho n'akantu k'agafimbo. Hanyuma arambwira ngo nimfate ayo mafaranga ngende nkemure ibibazo byanjye byose, ngo bityo abantu bose nibabona mfite amafaranga bazabasha kunyitaho ndetse no kunyumva. Mubwira ko nta wanyitaho kuko mfite amafaranga, nta n'uwanyumva kuko mfite amafaranga. Ndamubaza ngo yanyitaho iki kandi nanjye niyitayeho? Hanyuma uwo mugore ariko agoma kuntuka ko rwose nta bwenge mfite. Hanyuma arangije arambwira ngo rero ngusezeranye, arambwira ngo reba uko meze, arambwira ngo nindeba ukuntu meze ndi amagufa masa. Arambwira ngo ninjye ndye cyane kandi ndye kenshi. Arambwira ngo iyo nama si inama nziza, ngo se ni inama yo kurya n'imbi. Hanyuma ariko akimbwira ko ndi amagufa, gusa ntago nzi icyabaye, koko nagiye kubona mbona mu maso nkabona nta mubiri uriho, nkabona ni ibintu by'ibigufa n'ibintu by'ibinogo utamenya nyine. Ntangira kugira ubwoba, ntangira kwibaza impamvu meze gutyo. Arambwira ngo none se nyine nureba ukuntu umeze, umenya ko yabimenye nyine ko nanjye mbireba. Ndamubwira ngo meze neza kandi ibi birambereye, niyo mpamvu ahantu hose bagomba kunyubaha kubera meze neza. Hanyuma uwo mugore arangije arambwira ngo ndi ikigoryi cyane. Hanyuma arangije yazanye amacupa 4, ibicupa binini, bundi nari nabanje kugira ngo wenda ni inzoga, ariko arangije ambwira yuko ayo ari amavuta kandi ngomba kwakira nkisiga, hanyuma nkasa neza, nkamera neza, nkareka kuba umukara. Hanyuma mubwira ko amavuta atari yo atuma umuntu aba neza, ayo mavuta ye ntayo nkeneye. Gusa byari ibicupa binini biriho n'abantu. Hanyuma arambwira ngo nzapfa nabi, arambwira ngo ni gute ntakwemera kuba mwiza. Ndamubwira ngo ndi mwiza, simbishaka mu mavuta. Hanyuma rero arambwira ngo yarambajije ngo mfite imyaka ingahe, mubwira ko ntayo nzi kandi atanayishinzwe. Hanyuma arangije arambwira ngo ndi ikigoryi cyane. Hanyuma yarambwiye ngo mu gitondo cya kare, arambwira ngo 11:00
nyine za mu gitondo, ngo njye mbyuka, hanyuma uwo mugore, hanyuma nyine ibyo byose namaze kubyanga, hanyuma arangije ambwira yuko nyine nta bwenge na bukeya mfite. Ako kanya rero hahise haza undi muntu, ariko uwo muntu we yari umuntu w'umugabo, ariko yari yambaye ikanzu ubundi isa na kake, ariko nawe akihagera nahise ntekereza ngo mama ndagukunda, mama ndakwizera. Nyine numvaga bagiye kumfatanya, hanyuma nyine bakankubita cyangwa bakanyica. Ariko uwo mugabo arangije arambwira ngo mwana wanjye, aravuga ngo iyo ntwaro nuyiringira ntizagufasha mu rugendo rwawe rwose. Ariko uwo mugore ntabwo namenye ahantu yagiye, nyine hasigaye uwo mugabo. Hanyuma mpita mwikiriza, ariko mpita ntekereza ngo iyo aza kuba ari mama aje, aba anyiciye uwo mugore cyangwa akamwihanangiriza, nyine akamwiyama. Ariko uwo mugabo arangije arambwira ngo buriya, yaravuze ngo mwana wanjye, ngo buriya hari igihe cyo gushyiraho, hari n'igihe cyo gukuraho, ngo hari igihe cyo gutegeka n'igihe cyo kudategeka. Arambwira ngo nimpuze ibyo bihe, ndamubwira ngo sinabishobora. Hanyuma arambwira ngo mwana wanjye uvuze neza, kuko ibyo byose ntacyo washoboramo. Nyuma aravuga ngo rero nibakubwira nyura aha, jya aba ariho unyura, nibakubwira ngo icara ujye wicara, nibakubwira ngo genda ugende, ntugakore icyo utabwiwe na rimwe. Ndavuga ngo yego. Hanyuma arangije arambwira rero ngo ngaho tugende. Akivuga ngaho tugende, nyine naramubuze, nyine naho ngaho mbona ntago mpari, uwo mugore mukira gutyo. Hanyuma rero mu bindi, hari ibindi nari nibagiwe byo ndasubira inyuma. Ubundi kubera twari twaraye kwa Bikira Mariya, ubundi nabanje kumva ibintu byinshi. Murabona inyuma kwa Bikira Mariya iriya voka ihari, ubundi nari meze nk'umuntu usinziriye, ariko hari ukuntu usinzira ku maso ariko umutima wumva unareba, umutima ibintu byose ukaba ubyumva, ariko nyine nta controle yo kureba ufite. Rero nagiye kumva numva ibintu byinshi biri kuza bikandagira, ariko bimeze nk'ibihorera ukuntu. Noneho nkumva mfite ubwoba, ariko nkananirwa guhamagara mama cyangwa ngo mpamagare n'undi twari kumwe. Nyine nkajya ntekereza guhamagara mama, ariko simbishobore. Rero nagiye kumva numva ibintu biranze, biraje biratanya. Rero ntabwo nzi ukuntu byagenze, ngo mpita mvuga ngo mama ndagukunda, ngo mama ndakwizera, ngo marayika Mikayire, nyine mpita nsakuza. Hanyuma nkimara gusakuza nagiye kumva numva ibintu mbese nk'uko wafata se umuyaga ungana iki, simbizi. Nagiye kumva numva ibintu biragiye, ariko nkumva ni nk'umuyaga mwinshi, umuyaga waterura inzu cyangwa n'ibiti. Hanyuma nyine ibintu biragenda, ariko n'ubundi nkashaka kubumbura amaso, ariko amaso ntiyemere, nyine ntibyemere, nkumva kandi mfite ubwoba, kandi no guhamagara mama nabyo simbishobora. Rero muri ako kanya nagiye kubona mbona urundi runtu rwaturutse mu marembo, uruntu runini rw'urusimba rufite imikaka rurinjira. Noneho nyine numva ahari sinzi uko nabyumvaga,
noneho bwo nahise ntekereza ngo reka mpite mpamagara mama vuba vuba. Mu gihe rero nari ndi gutekereza ngo mpamagare mama ntabwo nabishoboye, ariko murabona kwa Kristo umwami, nabonaga Kristo umwami yigiye inyuma n'ubundi kuri iriya ngoro n'ubundi ya Yezu, nabonaga ariho Kristo umwami ari, noneho ntabwo iriya ngoro yindi nayirebaga, ubwo sinzi uko byari bimeze, ubundi nari meze nk'ureba. Urwo runtu rero rukinjira, nyine nkitangira gutekereza guhamagara mama bikanga, haturutse umuntu wari munini kandi gusa bishoboke ko yari yambaye ikanzu kuko nabonaga amaboko, ikanzu nyine ubwo nyine akaboko nyine umwenda w'akaboko ubwo nyine nkabona ko ari ikanzu atari ishati cyangwa atari n'umupira. Ntabwo umupira cyangwa ishati ntibiba bikoze kimwe. Uwo muntu yari afite ibaba rinini ariko sinzi iyo yari aricomoye, sinzi icyo yaricomoyeho, nyine riruta umuhoro. Ntabwo nabonye amaso, sinabonye amaguru, sinabonye iki, gusa icyo nabonye ako kaboko. Nagiye kubona yakubise rimwe, uruntu rwikubita hasi, hanyuma hatangira gucucumuka ikintu cy'icyotsi. Ako kanya nahise nkanguka biremera, mbumbura amaso nsanga natutubikanye, numva umutima uri kudihagura, ndeguka ndeba ahantu hose mbona nta kintu gihari, mbona na Mariseli narasinziriye, ndeba mama mbona abantu bose nyine barahari. Nibwo nahise menya ko ari ibintu ndose, ibyo nyine nari nabyibagiwe. Hanyuma rero ibindi ni uko nyine nari nabiciyeho kugira ngo ibyo nanone nabyibagirwa. Ni uko ibindi nanone ntago nzi ahantu twari turi, gusa nabonaga ari ahantu ku musozi. Hanyuma rero nagiye kubona mbona gusa ubukwe bwa Manuela bwari bwabaye, gusa ntago mbizi nimba nabugiyemo ntabyo nzi, ariko ubukwe bwari bwabaye. Noneho nyine ngo twari ahantu ngo ku musozi. Hanyuma Manuela yazanye impapuro ebyiri za depurikata, urupapuro rumwe rwari umweru, urundi rwari ubururu, kandi zose zari zanditseho. Gusa Manuela yari acyambaye ikanzu nyine y'abageni, bishoboke hari yari atarajya mu rugo rwe, simbizi. Hanyuma yaraje azana izo mpapuro azizanira mama. Aho hantu twari turi hari n'abandi bantu benshi, gusa hari harimo n'intumwa n'abandi bantu basanzwe, ariko ntabwo nzi ibintu twe twagiye kuhamara cyangwa se ngo twahamaraga ibiki. Hanyuma rero akimara kuzana izo mpapuro azizaniye mama, haje kuza abandi bantu b'abagore babiri, hanyuma nyuma haza uwundi muntu w'umugabo. Hanyuma abo bagore baraje baza kubwira mama yuko nyine izo mpapuro za Manuela ngo mama atazemera ngo kuzisinya. Umugore umwe arangije abwira mama aramubwira ngo wafata ngo umugore cyangwa ngo umugabo ngo akajya guharika abandi, ngo urumva ibyo wabisinya? Ariko noneho abandi bantu bari bahari b'abagabo, mama yaracecetse, abandi bantu bari bahari b'abagabo bahise baza kubaza uwo mugore ibyo avuze. Hanyuma umugore mu gihe ataravuga, undi mugore mugenzi we aravuga ngo reka muvugire. Uwo mugore arabyanga. Hanyuma abwira mama yuko adashobora kwemera ko mama asinya izo mpapuro.
arangije aravuga ngo kubera ko ngo abe umwana w'umuhungu abe umwana w'umukobwa, abana bose ngo baba ari abana. Hanyuma ariko ako kanya mama abwira uwo mugore ngo njyewe imbere yanjye nta bana, nta bitsina bibaho, ngo abana banjye bose ni abana, nta bitsina bibaho. Hanyuma muri ako kanya nyine njyewe nibazaga nyine ibyo bintu ntago nabyumvaga. Hanyuma Manuweliya yahise arira cyane, ararira ariko bikabije. Hanyuma abwira mama ngo none ko inzu nari nizeye nyibuze, ngo uramfasha, ngo ndabahe, ngo ndabigenza nte? Hanyuma mama arahigima ariko nabwo ntiyagira ikintu avuga. Izo mpapuro rero mama ntago yigeze azifata. Hanyuma haje kuza umuntu w'umugabo, nawe ntago nzi, gusa yaje nyuma ibyo byabaye n'ibyo babivuze, ariko we yahise afata impapuro yarazifashe, ariko ntago yazanditseho. Izo mpapuro yarazifashe arangije arazifatanya, nyine wagira ngo mu ntoki ze harimo garafezi, yarazifatanyije zombi nyine yarazifashe zihita zifatana. Hanyuma yahise agenda, nta kintu yavuze aho, ntacyo yabwiye mama, ntacyo yanatubwiye, natwe twari duhari. Ako kanya rero amaze kugenda haje umuntu w'umukecuru, umukecuru ushaje cyane, ubundi Burandina ni mutoya cyangwa Mudedewo ni bato, yari ashaje bikabije. Hanyuma yari yambaye nk'abasaza, ukuntu abasaza kera bajyaga bambara imikenyero y'imyeru n'imyitero y'imyeru. Nyine uwo mukecuru nawe niyo yari yambaye, ariko nyine yarububaga kubera yari ashaje. Yaraje akigera aho ngaho, hanyuma Manuweliya yabwiye uwo mukecuru ko yamubabarira akamufasha, akamubwirira mama, hanyuma mama akamukemurira ibibazo afite. Hanyuma uwo mukecuru aramubwira ngo nyiri impapuro yazijyanye. Hanyuma ako kanya mpita nibaza ngo se uriya mugabo izo mpapuro yaba azijyanye, byaba ahuriye hehe n'izo mpapuro? Ariko nyine ndaceceka ndavuga ngo ibyo si bindeba. Hanyuma rero uwo mukecuru akimara kuvuga ibyo ngibyo, nawe yafashe urundi rupapuro sinzi aho yarukuye, aruha mama, nawe ndamubura. Nyine uwo mukecuru ndamubura, sinzi aho yagiye. N'urwo rupapuro yahaye mama sinzi ngo rwari urw'iki cyangwa rwari rwanditseho ibiki. Hanyuma rero ako kanya Manuweliya yahise yicara ahantu hagati y'abandi bantu, Manuweliya atangira kurira. Ibyo yari yabuze rero sinamenye ibyo ari byo, sinabisobanukiwe nyine. Hanyuma rero muri ako kanya nahise ntekereza, ndavuga ngo se ubundi mama yamubabariye akamufasha, hanyuma nyine akamushakira inzu nyine yo kubamo. Numvaga ko Manuweliya arira ko yabuze nyine inzu yo kubamo, nyine niko njye nabitekerezaga. Ariko mama yarahigimye, mama agihigima nawe naramubuze n'abandi bantu, nyoberwa ibibaye nyine. Ubwo nahise mbona ndi ahandi hantu hatari aho twari turi. Hanyuma rero mu gihe nari nkirimo kwibaza ibintu byinshi, nibaza kuri ibyo, ntago nzi ahantu Ganza yaturutse, nagiye kubona mbona ari aho ngaho. Hanyuma arangije arambwira ngo uzi ko mama ngo avuze ngo gukererwa ngo ni amakosa ahanirwa? Ndavuga ngo tugiye he? Nkivuga ibyo nahise nkanguka,
nkanguka ndi muri ibyo nyoberwa ibyo ari byo. ndashaka kumenya ukuri nitonze umubyeyi niwe muto